tubahaye ikaze abakurikiye Ubuzima Bushya TV. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, tugiye kuganira ni Pasteur Twagirayezu Theogene, umurero umurimo w'Imana muri ADPR Paruwasi ya Nyanza, umudugudu wa Nyanza. Nejejwe rero no kubana namwe muri uyu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana, ngira ngo tuganire kandi ndumva twabanza tugasenga. Mana yacu, turagushimiye umwanya uduhaye wo kuganira ijambo ryawe. Ijambo ryawe rifite imbaraga ubwaryo bwo kugira ingaruka nziza ku baryumva. Niyo mpamvu tugusenze kugira ngo ijambo ryawe rishyigikire, rigire icyo rimarira abaryumva kandi ribafashe guhindura ubuzima. Kandi muri uyu mwanya ubane natwe, mbisabye n'izina rya Yesu, amen. Nagira ngo dusome ijambo ry'Imana muri Matayo igice cya 3 guhera ku murongo wa 13, tuganira ijambo ry'Imana. Iki gihe Yesu ava i Galilaya ajya kuri Yorodani, asanga Yohana ngo amubatize. Nawe ashaka kubahakanira ati ko ari igihe wari ukwiriye kukubatizwa nawe, none n'uwo unsanze. Yesu aramusubiza ati emera ubikore kuko ari ibyo bidukwiriye ngo dusoze gukiranuka kose. Ahera ko aremera, maze Yesu amaze kubatizwa, uwo mwanya ava mu mazi. Ijuru riramukingukira, abona umwuka w'Imana amanuka asa n'inuma amujyaho, maze ijwi rivugira mu ijuru riti nguyu umwana wanjye nkunda, amwishimira. Amen. Ngira ngo tuganire kuri iri jambo, turebe niba hari amasomo twakura muri iri jambo yadufasha mu buzima bwacu. Ariko kandi intego y'iri jambo ni intego ivuga ngo dukwiriye kubaho mu buzima buciye bugufiya kandi shaka icyatuma umwami ahabwa icyubahiro ku bwacu. Ijambo dusomye ni ijambo rivuze ngo Yesu abatizwa. Ijambo ubwaryo riravuze ngo Yesu yavaga i Galilaya, hanyuma ajya kuri Yorodani, asanga hari abantu benshi cyane. Yohana abatiza, hanyuma nawe aramanuka ajya mu mazi kubatizwa. Ariko ngo agereyo, Yohana aramubwira ati ntabwo nkwiriye kukubatiza, ahubwo wowe niwe wari ukwiye kumbatiza, none nawe urashaka ko nkubatiza? Ariko Yesu aramubwira ati emera ubikore kugira ngo dusoze gukiranuka kose. Hanyuma Yohana ngo ahera ko aramubatiza, kandi nawe amaze kubatizwa ava mu mazi. Aha rero iri jambo icyatumye ngira ngo tuba ryo tuganira, ubundi byari bimenyerewe, ngira ngo n'ubu niko bimeze, ko abatizwa umunyabyaha wahindutse. Kubatizwa kwa Yesu rero ntabwo kwari uko umunyabyaha wahindutse. Cyongeyeho nuko mw'iki gihe Yesu yagiye kubatizwa, n'ubundi hari ikibazo ko abantu bamwitaga mwene Yosefu, kandi bakamuvuga amasekuru, bakamuvuga nk'abamuzi, bazi Yosefu, bazi amateka ye, bakavuga bati uyu nguyu nta bumana afite, mbese bakamugira impaka. Ariko uyu munsi Yesu amaze kubatizwa, babona ibidasanzwe. Bibiliya yatubwiye ngo amaze kubatizwa ava mu mazi, ngo ahita abona umwuka wera amanutse aza mu ishusho y'inuma amuhagararaho, kandi aturuka mu kirere, bose bamureba. Bose bari aho, bari benshi baje kubatizwa. Inuma rero imanuka bareba, imujyaho, kandi n'ijwi ryavugiye mu ijuru bose bararyumva, riravuga ngo nguyu umwana wanjye nkunda, nkamwishimira. Iyo usomye muri Yesaya mu gice cya 42, hari ubuhanuzi buvuga umugaragu w'Imana uzaza, uzafasha abantu. Ijambo raho rivuga ngo uwo nguwo azaza afashe imitima y'abantu. Uyu wari warahanuwe, haravuga ngo dore umugaragu wanjye ndamiye, uwo natoranije umutima wanjye ukamwishimira, mushyizeho umwuka wanjye. Uyu munsi burasohoye ubwuko umwuka w'Imana agaragaye. Haravuga ngo azazanira abanyamahanga gukiranuka,
uyu uzana gukiranuka dufite none dukiranuka muri we ni Kristo, kandi ntazatongana, ntazasakuza, ntazumvikanisha ijwi rye mu nzira, urumuri rucumba ntazaruzimya, ahubwo azazana gukiranuka by'ukuri. Yesu rero umunsi abatizwa, ijwi rikavugira mu ijuru, cyari ikimenyetso kimwe cy'uko Imana nayo ubwayo imuhamirije, ivuga ngo nguyu umwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira. Hari ibintu dukwiye kwitondera no gutekerezaho tukiganirira ijambo. Kimwe mu bintu bimwe bibaho bikomeye Imana yanga abantu bakunda kwishyira hejuru, yanga abantu badaca bugufi. Aha Yesu yatanze isomo ryo guca bugufi, aho yemera kubatizwa na Yohana, kurikije ubumana bwe, kurikije ubutware bwe, kurikije ko nawe yari abizi ko ari umwana w'Imana ufite imbaraga, yakabaye yaraje ahubwo atanga amabwiriza, ariko azaca bugufiya, yemera kubatizwa no gusuzugurwa n'abo bantu, cyane ko mu gihe babonaga batijwe, Bibiliya ntiyabyanditse, ariko ntekereza ko bashinganaga inzara bavuga bati ntimureba wa undi twavuga ko nawe yari akwiye kubatizwa, bagatangira hari kumugereranya na Yohana. Ntabwo hano biri bigaragaza, ariko uko biri kose ngira ngo uwo mwanya wari ufite agaciro gakomeye, ni Yohana wakoraga mu cyimbo cy'Imana, kandi uwabatiza ahubwo ari Imana ubwe. Hanyuma rero aha mbivugiye iki? Igituma abantu bakwiye kubwumva nuko Yesu we aha yatanze isomo ryo guca bugufiya. Tugize igihe abantu basigaye bumva umuntu asengera umuntu yakira, imirimo y'Imana yagaragara, agashaka kubyitirirwa no kugendera mu ishema nk'aho wakoze ibyo bintu. Ugasanga ahabwiriza aravuga ati naciye aha, nsengera umuntu barankurikira, ngeze aha nsengera abandi, mbese iki kiganza cyanjye mureba kirimo umugisha, iyo umuntu ambonye abagize amahirwe, iyo umuntu umiye nkaboneka bamubonye umugisha, ukagira ngo uwo muntu ubwe ari icyo ashoboye. Ariko Yesu hano yatanze ikimenyetso, atanga inyigisho yo guca bugufiya. Kabiri, ubuhamya butangwa n'Imana bunyuranye n'ubwo abantu batanga. Ubuhamya dutanga bushingiye ku bigaragara n'ibiboneka n'ibyo dukora, ariko Imana itanga ubuhamya ishingiye ku ibyo tubanza kubona abantu, ariko yitegereje no mu mutima. Iyo ivuze rero ngo uyu nguyu ni umwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira, iri jambo nkamwishimira rigaragaza yuko ari igikorwa gikomeza, kitarangira ako kanya. Ntabwo Imana ivuze ngo namwishimiye none nkaho mwishimiye kurangiza uyu munsi gusa. Bivuze ngo nkamwishimira, nuvuga ngo mwishimira, naramwishimiraga n'uyu munsi ndamwishimira, n'ahazaza naho kandi nzakomeza kumwishimira. Aha rero mbivugiye iki? Nagira ngo abakurikiranye iki kiganiro n'iri jambo ry'Imana turimo tuvuga bazumve ko kandi bumve ko umuntu wese akwiye guharanira icyatuma akora ibituma Imana ubwayo imutangira ubuhamya. Tukarangiza ubuhamya bw'abantu badutangira, nabwo bukwiye kuba bwiza, ariko hakiyongeraho n'ubundi buhamya butangwa n'Imana, cyane ko ubwo buhamya butangwa n'Imana buhari. Ukaba umwana w'Imana, Imana yishimira, uba uri umunyamahirwe. Iyo wishimiwe n'Imana, iyo ugendana n'Imana, iyo ukorana n'Imana, icyambere kikubaho nuko Imana umuntu yishimira aba ari umunyamahirwe n'umunyamugisha biturutse ku Mana. Ahangaha ndashaka kubivugira iki? Ndashaka kuvugira ko muri Bibiliya Imana igaragaza abantu yagiye yishimira, ikavuga ibihe bitandukanye Imana yagiye ivugamo abantu bishimira, ikavuga abafite umutima umeze nk'uko ishaka, ikavuga abantu bagiye barwanya ubwoko bw'Imana, Imana yishimira, ikerekana uko byagiye bigenda. Iyo usomye ijambo ry'Imana ubona ko igihe kimwe Imana yigeze ikorana na Yosuwa imirimo ikomeye, kubera ko yaranejeje umutima w'Imana. Igihe kimwe naringize ngo mbaho urugero ku kintu kirebana n'uburyo Imana ikwishimiye bijya bigenda. Icyo bikorwa ni ikihe rero? Iyo Imana ikwishimira ikorana nawe. Ijambo ry'Imana
nitwereka ko Yosuwa hari igihe byabaye ngombwa ko arwana urugamba. Mu gice cya 10 mu gitabo cya Yosuwa uhereye ku murongo wa 7 dusomeye na wa 8 haravuga ngo nuko Yosuwa hagurukana n'ingabo zose n'ab'intwari bakomeye bose bavigira Gilugari. Ku murongo wa 8 Uwiteka abwira Yosuwa ati ntubatinye kuko ndambakugabije, nta muntu wo muri bo uzaguhagarara imbere. Maze Yosuwa abatungukiraho vuba kuko yaje ijoro ryose avuye Gilugari. Uwiteka abatataniriza imbere ye y'Abisirayeli, babicira i Gibeyoni, barabatikiza, babirukanira mu nzira izamuka ijya i Betihoroni, barabanesha babageza kuri Azeka ni Makeda. Aya magambo nyasomeye kugira ngo shyireho ubuhamya bushimangira rwose ko iyo umuntu yubaha Imana agakunda ko icyubahiro cy'Imana gishyirwa hejuru mu mibereho ye ya buri munsi, icyubahiro cy'Imana kikaba aricyo gishyirwa hejuru y'ibyo atekereza n'ibyo yibwira n'imigambi ye, Imana iramushyigikira. Yosuwa yimye akurikiye Mose kandi yima Imana imushyiriyeho kuba umwami w'Abisirayeli mu bihe bitoroshye. Yarwanye intambara zitandukanye n'abanyamahanga n'ababisha b'Abisirayeli, ariko ikinejeje cyane kirimo nuko ko yagiraga umutima wubaha Imana, yagiraga umutima urwana ishyaka ry'Imana, urwana ishyaka ry'Abisirayeli. Imana yagendanaga nawe, yagendaga imugabiza ababisha, yagendaga imutiza amaboko. Kimwe nuko abacuguraga ku Mana bakazamura icyubahiro cyabo, Imana nayo yajyaga ibahana, kandi hari ingero nabo nyinshi. Ariko mu bihano Imana yagendaga ibaha harimo nuko hari ubwo yatangaga ibitugu byabo mu maboko y'ababisha, bakaneshwa n'ababisha, bakagira ibibazo. Ariko ndahamya ntashidikanya ko twebwe twumvira ijambo ry'Imana, nidushyira icyubahiro cy'Imana hejuru, nitwubaha Imana mu mitima yacu, tugakora ibyo gukiranuka, tukagendana n'Imana duciye bugufi mu mitima, ndahamya ntashidikanya yuko Imana izabana natwe, kandi Imana izakorana natwe iby'intwari, by'abantu b'intwari. Ko ari intwari Bibiliya niko ivuze ngo Yosuwa yahagurukanye n'ingabo n'abantu b'intwari. Muri mbyo mu gitabo waririmbye aravuga ngo intwari y'umwami ntiyita ku by'isi kugira ngo ibashe kunesha Satani. Hanyuma rero uyu munsi wa none nagira ngo bahendahende bene data mwumva ijambo ry'Imana, munyemerere dufatanye kwemera ko icyubahiro ari icy'Imana, tugendane n'Imana duciye bugufiya. Ku ijambo ry'Imana ryabibwiye Mika, iramubwira ngo we mwana w'umuntu we, icyo Uwiteka gushakaho ni ukugendana n'Imana yawe iminsi yose ukiranuka kandi wicisha bugufiya. Mu gusoza rero bene data, munyemerere toza imitima yacu guca bugufiya, icyubahiro kibi cy'Imana, kandi uko tugende twubaha Imana, tugende nk'abakozi b'Imana, tugende nk'abantu bakorera Imana. Ibikozwe byose byitirirwa Imana kuruta uko bitwitirirwa. Mureke dusenge. Mana, turagushimiye kubw'ijambo ryawe, uriherekeresha ibitangaza n'ibimenyetso, rigirira imitima iryakiriye rizayifashe guhinduka. Abantu bitoze kubaha Imana no kugendana nawe, kandi abazagira ubushake bwo guhinduka, Mana nawe uzabereka ikimenyetso cy'ibyiza.